Haleluya, haleluya. Haleluya inshuti z'Imana. Twongeye gushimana yuko twongeye guhura namwe, twongeye kuganira namwe, tuganira ijambo ry'Imana. Twari tugeze ku munsi wa gatatu, igitabo cy'Itangiriro. Abantu bose badukurikirana cyangwa baguma kumva izi nyigisho turabashimira, feedback zigenda zitugeraho turabashimira cyane. Harabavuga ati twafashijwe by'ukuri imirimo y'Imana, turashimana yuko izibafasha, izigumika bagirira neza kubw'ijambo. Nta handi wabonera amahoro atari mu ijambo. Twirukiye mu bintu byinshi, twagiye muri byinshi, ariko mu ijambo niho tubonera amahoro, niho dukura ibyo twabuze. Dukuramo ubwenge, tugakuramo impano, tugakuramo urushako, tugakuramo abana, tugakuramo ibintu byose wabuze uzabisanga mu ijambo ry'Imana. Imana nivuga uzajya uvuga ngo amen, kuko Imana ivuze biba bigiye kuba, biraba. Mu yandi magambo, Imana ivuze biraba. Wizerere mu ijambo ry'Imana. Kadusome ijambo ry'Imana mu Itangiriro bya bice ku gice cya gatatu. Murabizi ko tugisoma cyose, ntavuga ngo ku murongo wa kangahe, oya, turagisoma cyose, uratoramo icyo Imana ivugana nawe. Titira avuga ngo inzoka yoshya Eva. Umurongo wa mbere aravuga ngo inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Satani agira uburiganya. Nk'uko bavuze ngo yarushaga uburiganya, uzitondere Satani agira uburiganya. Hari abantu bagenda bavuga ngo Satani ngo ndamusuzugura, ngo ndamukandagira, ukazukandagira kuri sima, ugakundura sima yawe cyangwa amakaro yawe ukayangiriza ubusa. Si uko bimeze. Satani agira uburiganya, kumutsinda bisaba ubwenge. Kadukomeze. Nuko yabajije Eva, ese barababwiye ngo ndimuzajye ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi? Eva, uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi, nizo Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho, mutazapfa. Mvaga. Iyo nzoka yabwira umugore iti gupfa ntimuzapfa. Mvaga bwa buriganya. Itangiye kuvuga ngo ndi ute? Kandi igiti, nituvuga igiti utekereze ikindi kintu, wumva ikindi kintu cyakubereye igiti. Haleluya. Wumva ikindi kintu cyakubereye igiti. Satani ahora aza akavuga ngo yakora iki ngo ndacuba, ariko ukamusubiza ukavuga ngo yanga Imana yaravuze ngo ntitugakora ibi. Oya. Reba ikintu kikubereye igiti ukikureho mu izina rya Yesu. Kuko Imana, tugeze ku murongo wa gatanu, kuri kane, iyo nzoka ibwira umugore iti ngo gupfa ntibuzapfa. Kuri gatanu avuga ngo kuko Imana izi yuko ku munsi, uwo ni Satani, ni ya nzoka. Kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza, mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari ikigikundiro, kandi ko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya. Aho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Hano hantu ku murongo wa gatandatu, akantu numvishemo nababwira, Satani yagushutse, yagushutse akubwira ibintu ukumva kuko nibyo. Ni nyine ubwenge, igiti gituma umuntu agira ubwenge. Inama nakubwira, ntugafungure amatwi wumva Satani udafite ijambo.
udafite ikintu kiri muri wowe gibasha guhangana na Satani, ntugafungura ayo matwi yawe, ntukemerere. Nuwumva utari tayari, ntukazuja hahandi hari abagambanyi, ntukazuja mu kabari udafite izo mbaraga zotuma uva mu kabari utanyweye inzoga. Bwana asifiwe. Ushobora kuja mu kabari uvuga ati jewe ngiye kubonana n'umuntu bavuze ngo duhurire hari hantu ubwo ni urugero, kandi aho hantu mugiye kwicara haba inzoga, haba amafanta, biki, haba abantu baba mu mayoga aho ngaho, ariko uzi kudashoboye, ntuzi uriyizi ku giti cyawe, ntukazuja kuhicara kubera uza kwicara ahantu kandi uzi kudashoboye, ugiye gutuma Satani kuganiriza kandi udashoboye kumurwanya. Ariko nimba uzi ko udashoboye umutima wawe cyangwa se udafite imbaraga zo kurwana nawe, reka kujayo, shaka ahandi hantu uje. Ibyiza usibye ko ibyiza atari na byiza ko wajayo no kuganira, wabuze ahandi hantu uje kuganirira se. Hari ahantu abakristo bagomba gusangwa, hari aho ugomba kubasanga, hari n'aho utagomba kubasanga, ni ibintu bitandukanye. Ego kubera Eva yamaze kumva Satani, inzoka yaramaze kuyiha amatwi yamwuje ngo yamasoroma kumbuta atangira. Ku murongo wa 7, amaso yabo bombi arahweza, bamenye yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero. Kubera kera bamaze kumenya ko bambaye ubusa, igitangaza cyababayeho. Ntuzoreka kubimenya, uzambara umunsi bizokuba uzambara ubusa, uzamenya ko wambaye ubusa, utangire ugira isoni. Tuge ku murongo wa 8, titira bavuga ngo Imana ihana inzoka na Adamu na Eva. Murongo wa 8, bumva imirindi y'Uwiteka, Imana igendagenda muri yangobyi mu mafuya n'imusi, wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi. Amaso y'Uwiteka Imana batangira kwihisha, ubwo batangiye kwihisha bagira ubwoba, baravuga ngo ibi ni ibiki tubonye Imana yaje kudusura kandi twambaye ubusa. Bamenye ibyo bakoze. Igihe cyose uzombara gukora ikintu Satani yakubwiye ukagikora, uzutangira kwicuza. Aha niko uku n'ukwicuzaga, ntibavuze ngo batangira kwicuza, ariko icyo bazavuga ngo batangira kwihishaga n'ukwicuza. Ku 9 aravuga ngo Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo, iramubaza iti urihe? Arayisubiza ati numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ntinyeshwa nuko nambaye ubusa ndihishe. Iramubaza iti ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Bariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Uwo mugore arayisubiza ati umugore wampaye ngo tubane niwe wambaye ku mbuto z'icyo giti, niwe wambaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya. Uwiteka Imana ibaza uwo mugore iti icyo wakoze icyo ni iki? Yewe uwo mugore wakoze ibiki? Uwo mugore arayisubiza ati inzoka yanshukashutse ndazirya. Kandi Uwiteka mureke mbabwire, yaza abaza umugabo atabizi ko umugore yari abizi byose. Imana nagize irebera hose cyane, yari bizi gusa yazi gumika abazumwe ikamo ntacavuze, umugore ntacavuze, nta n'umwe wavuze ngo turaje imbere yawe dore twambaye ubusa, ndakwingisinze unyambike, sinabasha kwikiza. Iyo uje imbere y'Imana wambaye ubusa, uraza Imana ikakwambika, uraza Imana ikagukuraho icyo gusuzuguriro. Iyo uje imbere y'Imana ukihana, iyo umugore cyangwa umugabo avuga ngo twakoze kuri cya giti tubabarire Imana niyendi bayarabari, ariko kutamenya kuza imbere y'Imana, iyo wihisha Imana nayo iraguta. Egera Imana nawe izakwegera. 13, Uwiteka Imana ibaza umugore icyo wakoze icyo ni iki? Wa mugore we wakoze ibiki? Umugore arasubiza ati inzoka yanshukashutse ndazirya. Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti kuko ukoze ibyo uri ikivume
kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose. Uzajya ugenda ukurura inda, uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. 15. Nzashira urwango hagati yawe n'uwo mugore, ho hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti, kugwiza nzagwiza. Mvaga Imana agira ubuntu. Imana yo yazibereka ko ifite urukundo, iracabakunda. Kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe. Kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda. Uzajya ubyara abana ubabara. Kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe, nawe azagutwara. Urumva Imana ifite impuhwe. Nico nazashaka kuvuga. Imana ifite impuhwe. Irebe kera yavuze ngo uzaza ubyara ubabara. Ico se ni igihano. Ico se Imana yacu ni Mana yacu si Bayali, si Dagoni. Imana yacu ni nyembabazi. Aho kuvuga ngo timukibyaye tisongera kwemera ko mubya. Imana yacu yavuze ngo genda ubyare, we wabuze umwana genda ubyare. Haleluya. Tendela amen. Banezerewe. Ugende mubyare niko yavuze. Nguzaje ubyara ngubabara. Ibyo ubabara se nibi. Kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe, nawe azagutwara. 17. Na Adamu iramubwira iti, yakubwiraga umugabo, ubwo wumviye umugore umvaga igihano yahaye umugabo. Keraga yamaze kubwira umugore igihano, umvaga natwe abagabo. Ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije ko utazakijyaho, uzaniye ubutaka kuvumwa. Iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibibivamo ugombye kubiruhira. Jewe sinzi kuntu numvishije ari ubuntu bw'Imana buri hamwe. Igwera kera kose Imana yaradukunze. Wumve aho kuvuga ngo ibiki n'ibiki. Iravuze ngo uzaza urya. We wabuze ibiryo, genda urye. Haleluya. Genda urye. Turuhe tugende turuhe n'ubundi se akazi se. Ubundi wumvaga ko Imana yashakaga ngo uzoza wicara ibyo bigusange mu nzu wicaye gute? Icyo cyo muko murumva cyo ko ari Imana yari kuvuga iyo batakora icyaha. Imana yari kuvuga ngo okay, kubera ko mutakiriye guhera uyu munsi muzaza mwicara gusa ibiryo bize bibasange. Kuse ibyo ni ibiki? Hariko Imana yaravuze ngo uzoza uruhira ibiryo, ugende ubikorere, ugende ukora akazi, ubona akazi. Abantu batarabona akazi, Imana yaravuze ngo mugende muruhe mubona akazi. Imana ibahaye akazi. Wewe udafite akazi akira akazi mu izina rya Yesu Kristo. Ni Imana ibivuze hano. Imana yaravuze ngo ugende urye, genda ubone ibiryo, ukore ubona akazi mu izina rya Yesu. Konda genderaga ku cyanditswe. Yego, ubuhanuzi buva ku cyanditswe ndabukunda cyane. Yego. 18. Buzajya bukumereramo imikeri n'ibitovu, nawe uzajya urya imboga zo mu murima. Yego. Gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima. Urinde ugeza ubwo uzasubira mu butaka, kuko arimo wakuwe. Uri umukungugu, mu mukungugu urimo nimo uzasubira. Uri umukungugu, mu mukungugu nimo uzasubira. Gututubikana mu maso ukagira icuya kuriya kino cyuzwana tuba dututubikana umuntu akagira icuya. Kikuriya ni Imana yakivuze. Imana yakivuzeho. Uzugenda ututubikana ugira icuya na amahoro. Ariko wamenya ngo kuragendera mu ijambo, kurakora ibyo Imana ishaka, ugenda uronke. Ni Imana yaguhaye gututubikana icyo cuya cyawe, ugenda ubone ibyo urya. Yego.
uwo mugabo yita umugore we Eva, kuko ari we nyina w'abafite ubugingo bose. Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu, irayibambika. Nyuma yo gukora bya bindi, umva ukuntu Imana idukunda. Murimbyi mbonye yaravuze ngo nuko ngihamagara imbabazi ze zirita, taragira icyo mvuga ngo zirapobera. Mu yandi magambo, Imana izitugirira neza. Imana ni inyembabazi. Bakoze ibintu byose, ariko Imana ngo iraza iremera umugore we Adamu n'umugore we, ibaremera imyambaro y'impu, irayibambika. Tugeze kuri 22, tugiye gusoza. Imana ikura Adamu muri Eden. 22, Uwiteka Imana iravuga iti, dore uyu muntu ahindutse nk'imwe yo. Uwiteka Imana iravuga iti, dore uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe, kubyo kumenya icyiza n'ikibi. Dore uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe, kubyo kumenya icyiza n'ikibi. Noneho atarambura ukuboko, agasoroma no ku giti cy'ubugingo, akarya akarama iteka ryose. Ikinyarwanda cyanje ni gikenda irango uko murabyumva. Kasubiremo. Uwiteka Imana iravuga iti, dore uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe, kubyo kumenya icyiza n'ikibi. Noneho atarambura ukuboko, agasoroma no ku giti cy'ubugingo, akarya akarama iteka ryose. Inyarwanda cyanje nicyo cya mbere. 23, nicyo cyatumye Uwiteka Imana imwirukana muri ya ngobyi muri Eden, kugira ngo ahinge ubutaka yavuyemo. Nuko yirukana uwo muntu, kandi mu ruhande rw'iyo ngobyi ya Eden rwerekeye iburasirazuba ishiraho abakerubi n'inkota yaka umuriro, izenguruka impande zose, ngo ibuze inzira ijya kuri cya giti cy'ubugingo. Turagushima Mana yuko tugire neza. Wadufashije abari bakurikiranye ijambo Itangiriro ku gice cya 3, twumvisha ibintu byinshi. Hahirwa bumva ijambo ryawe bakarikomeza. Hahirwa abafite inzira zigana Siyoni. Hahirwa abafite inzara n'inyota zo gukiranuka. Turagushima Mana yuko hari icyo wavuze, hari icyo waremye ku bantu, hari icyo waremye abantu bumvishije iri jambo, bibabere nk'uko bizeye. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.